Mwiriwe neza mwana wanjye. Umeze ute? Meze neza. Hano hantu nagusohokanye urabona ukuntu hameze? Ndabona isawa kabisa. Ntaribi. Ariko ntago twaherukaga kuganira. Kuko jewe buriya kuburiho niyo mpamvu mba mvuga nti umukobwa wanjye ngomba kumusohokana ahantu nkaha tukaganira kugira ngo ugire ibyo umbwira kuko ndabona uri gukura. Hanyuma nk'ibintu ushobora kumbwira none aha ngaha kugira ngo umenye ko nanjye nabyaye wambwira uko none aha ngaha tuvugana ikintu uteganya uburyo bihagaze kugira ngo umenye ko nabyaye neza kuko uri n'umukobwa mwiza nubwo uri uwanjye ariko ndabibona ko uri umukobwa mwiza. Nyine impamvu naguhamagaye yego nakubwira ngo ntabwo nshaka nyine ko tuza kuganira mu rugo ntacyo nshaka kukubwira. Icyo nshaka kumbwira oya nibyo birumvikana kuko kuba uriho giye burandi umukire kandi no kuba nkufite nabwo n'ubukire. Hari ikintu ushaka kumbwira n'ibyo mbwira kugira ngo nyine menye uko bimeze ariko nizere ko ari ijambo nyine umukobwa yashobora kubwira papa we umubyeyi we akamubwira ijambo ryiza mbwira numva uko bimeze. Nyine nshaka kubwira ko nabonye shere. Wabonye shere? Ni umusirimu? Yarize? Ikirenze kwiga ni na doctor. Ni dogiteri? Okay, ubundi kuba uriho nyine ntago ushobora kuza gutereta umukobwa wanjye utari umukire ngo bikunde utaranize kuko giye urabona ndi umukire. Namba ndi umukire rero ugomba kunzana umukwe umukire kandi wize kugira ngo nejo bundi bizabe ngombwa ko mu bukire bwanjye hari ikintu yamfasha kuko giye ntago nize ariko we warize uhuye n'uwo mwariganye. Ntabwo twiganye twarahuye twagiye mu buko ahantu mbona nyine ni sawa turahuza turamenyana kugeza nyine naho dukundanye. Mwarakundanye neza? Uramukunda se? Ni fiance kandi nje kubikubwira. Uje kubimbwira none se yaje cyangwa ari buze kuza mu kanya? Nari namutumiye nyine ndavuga tuze kuza ahantu patansohokaniye akubone nyine umwebwire. Wari wamutumiye ariko nizere ko ari umukwe uri simati ukeye. Yego. Hanyuma uwo mukwe rero reka tumutegeze ariko mwana wanjye Bera urumva ko rwose noneho umbwiye igitekerezo cyiza gishimisha umubyeyi birumvikana ko rwose umaze no gukura. Uwo mukwe ndumva namwakira nta kibazo ariko nizere ko atari nka babandi bo kwa Kanaka kwa Noheri bamwe baba ko kwa Noheri barasinjya mbemera giye mashaka umukwe ufatika wize ufite na diplome ufite n'akazi. Ndabikwemereye uwo mukwe naze tuganire nubwo nenze ko ari we turi buganire gusa ariko nta kibazo ntago nakwanga umukwe. Joyi mukobwa wanjye. Karame pa. Wiriwe neza? Wiriwe neza. Rero mu kanya kashize narindi kumwe na murumuna wawe Bera. Yego. Turaganira. Ambwira igitekerezo cyiza, ambwira ko afite gahunda, afite umusore wamukunze wize kandi w'umudogiteri. Hanyuma wowe ko ari wowe mukuru jewe kuba uriho ni gute murumuna wawe Bera ashobora kugutanga kunyereka umusore bakundana wowe utaramunyereka? Ariko papa ngiye nkunda ukuntu dukunda mpana yawe pa nkuko bivuze ni ngiye mukuru nyine. Yego sibyo rero ngi wenda icyabayeho ahubwo Bera namuganirije bura we yantanze. Yego kwita umusore papa pa umusore mwiza kuko giye kuba uri urabizi nkunda abasore beza. Ntabwo rero ukuntu ndeshya. Yego umusore aranso komera rero umukobwa wanjye bura nicyo nkukundira kuko buri umukuru aba ari mukuru. Umukuru aba ari mukuru. Yego nawe yarize? Ndamugushimiye. Nawe yarize? Ngiye twarawe yambwiye ko yize arahumura arasa neza. We yakubwiye ko yize? Yarize. Papa umbabarire ntumwicira amaranga mutima ya. Yego naramukunze. Urabizi giye nkunda ibyiza giye kuburiho ariko pa ntuza rero ibyo mfite amafaranga ndi umukire urumva ngomba no kubona bakwe babakire kuko ufite n'abakobwa beza. Kuvuga se ngukunda ngiye noneho ngiye ninjye wakunze. Oya wowe ni we mfura yanjye. We ni we mfura yanjye. Urumva ariko Bera bura murumuna wawe ibintu yakoze kare nabonye ibintu yanyeretse ari byo. Nanjye nibyo. Nawe nibyo. Nanjye nibyo kandi rwose ariteguye nibyo ndakubeshya.
ari nabo gufi. Wamubwiye ko papa wawe ndi umukire njye no kurangura mu Bushinwa? Narabimubwiye arambutse papa wazakumpa. Ati subwo imbwa ziwanye ahubwo ndaca kuri gate. Oya ntago namumwima kuko njye ndashaka umuko. Ariko agomba kuba ari umusore ufatika. Kafatika. Nshobora no kubwira nti imari yanjye iraje ivuye mu Bushinwa, ivuye Dubai, ivuye i Burayi. Pandeba. Yego. Urukumbona? Ndakubona. Ntunzi? Oya naribyaye nibyo mwana wanjye. Ntabwo nagukoze isoni pa. Ntabwo nabigukora. Ngiye kuba uriho rega ndi umugabo. Ntabwo nabigukora ngewe. Ntabwo wabinkora. Ntabwo nabigukora umusore ameze gutya. Komeza rero, komeza. Yego, ari ku cyangwe. Arakeye. Urakeye. Aratunganye. Cyangwa ndakibuze numbona uburyo mba mpagaze kuba uriho. Wagira ngo yariremye. Kandi nawe urabona ko ukeye kuko bura mu bintu nkora. Mama wanjye kubera na mama wahisemo neza. Mba ngomba kubito. Wahisemo neza cyane. Na mama wawe buriya nawe uzamurebesha. Uzamurebe uranyira umusore nacaguraga neza. Mukobwa wanjye. Baranashatse neza mukobwa wanjye. Urabona ko na mama ahise amamagara. Arambwiye turene namubwiye hano ndi buje. Ndavuga nti wowe uze kuza nta kibazo. Babanga imitima y'abantu bakundana biri connect none ndabibonye. Sheri ugeze hehe? Ngwino hamwe heza. Nkabagurira inkoko urabona hamwe twe twicaye cyagiye niho turi. Ndi kuma na wa mukobwa wanjye w'imfura Joye. Waza tukavugana ngwino tuvugane rwose. Araje. Nibaze tuganire. Buri ikiza cya mama wawe. Iyo muhamagaye nibyo ari gukora hitabireka gahitaza yiruka. Ariko papa umwana wanjye tuzazakunda n'umukobwa wawe nanjye nazanye uwanjye. Oya nuwo nuwanjye bera nuwanjye. Ariko se ko mwatwibese mwenye. Nose turabanga. Kandi narabikubwiye Sheri. Narakubwiye ntiburiya. Niyo wabyaye abakobwa ubumeze neza. Meze neza. Narabikubwiye rwose. Mukobwa wanjye komera neza rero. Twibese mwizi madamu rero urabona ko rwose yewe kuburiho nariteganirije buriya nibyo najyaga nkubwira igihe nari ndi mu Bushinwa nkakubwira ntibara abakobwa banjye bafate neza ubarere neza bakure uranzi buriya nibyo nakubwiraga igihe nari ndi mu Bushinwa nkakubwira nti wowe nge ndi muri business itakubana ubafashe bige neza nibakura nabo bazatwereka uburyo tugomba kugira gute kunezerwa. Ariko ntaguciye mu ijambo. Yego. Ufuse mu Bushinwa nkanyibutse. Ko wandiriye mu mibare. Ute se Sheri? Turi uri mu Bushinwa tuvugana. Oya urabizi rwose. Gift rero buriya. Ntago nabyibagiwe ahubwo akazi kabaye kenshi mva mu Bushinwa mpita njya Dubai. Mvuye Dubai binsaba gusubira i Burayi. Ariko nzana imari nazanye n'ubundi urumva ko birumvikana. Mama bimwe nakubwiye. Bimwe bambwiye. Amanda urayemera ko wambeye. Oya nta kibazo turaza kwiyunga nitugera mu buriri. Ntugire ikibazo rwose. Nitugera buriya nitugera mu cyumba turiyunga. Kuko hano bano bana bashobora kutababyumva. Reka tuze kwiyunga tugeze mu cyumba. Ntibikuraho Amanda. Oya ntago nguha Amanda ahubwo yewe ndagukorera bya bindi sanzwe nkukorera kugira ngo uhite wishima. Noneho rero urabona ko uje unsanza no nkuhamagaye ngwino tuganire. Kuburiho rero buri urabizi niyo ngiye nta kintu nshaka gukora nakubwiye. Uyu mukobwa wanjye uyu w'imfura uramubona. Hari abantu bambwiye ngo baramushimye ndabwira nti ntago bishoboka. Ndavuga nti jewe kugira ngo mbyemere nuko hazaza umusore ukeye utunganye umeze neza kandi ufite n'amafaranga konge ndi umukire. Birumvikana. Kuburiho baranzi. Birumvikana rwose. Noneho ibi ntambwiye rero nshobora kuza kubigusubiramo kagira ngo ndakubeshya nabyivugire turi kumwe. Yegora. Mwebwirira rata nguteza amatwi. Mama ndagukunda na papa. Yewe. Kandi mwese murabizi. Mwaratubyaye muraturera muturihira amashuri. Rwose nta kintu mwatwimye. Rero nkuko namwe mwakoze umuryango mukatwibaruka. Nanjye hari umusore wankunze nanjye ndamukunda. Yewe. Wongeraho ko uwo musore mbere yuko agukunda yari yamenye ko yewe papa wawe kuburiho ndi umukire baranzi n'ahangaha bose baranzi kandi nibyo nahoze nkubwira mu minsi yashize.
ndabizi nyine igitekerezo kiranshimishije ariko nizere ko uwo muntu atari umuntu udusebya atari umusore uzaza gusebya umuryango ubone ko ari nk'aba bantu badafatika wowe byawe turaza kubijyaho mu kanya naramukunze dukeneye abantu bafatika mu muryango umva mwana wanjye ni wowe mukuru ni wowe mukuru buretse urabona murumuna wa Bella arabajije ngo umusore akora iki jewe umukwe mba nshaka ni umukwe wiyubashye sibyo sinakubwiye waratamaye buriya hari ibintu ndi buze kubabwira nawe yambwiye wowe tutarahura kuko buriya Bella ni bucura bwanjye bucura rero abagomba guteta akabanza agahura nawe uri imfura none wowe banza umbwira umukwe bundi umukwe ni ameze ati Marata nyine papa nawe mubwiye kananjye amubwire ko mubwiye reka n'igihe mugabo ugomba kwimenya yabanje kubimbwira reka mbwire mama yewe Marata wa mucuranzi wo muri Amerika witwa Rick Ross urabona ukuntu ameze ababuretse mama ababuretse shape yiwe urayibona usibye abantu batandukaniye nuko ntago jyabyibukira ngo ndabasore babyibushye kuko ariko nzajya nkufasha kuko amashuri yawe ndabizi ni make ariko nzajya nkufasha niyo urebye mu bwana imbere y'abana ariko yewe nzajya nkufasha nugira ikibazo ubundi iyo ufite umukobwa mukuru haba hagomba kuba na bucura buriya bucura yatanze umukuru ariko mbanza kukubwira ibyo umukuru kugira ngo twubahirize nyine uko amategeko abiteganya mu rugo rwanjye ni umuco bucura rero ntuze kubabura cyangwa urakare kuko uyu ni mukuru wawe Joyi ni mukuru wawe hanyuma rero bucura wowe Bella ibintu wambwiye nawe nibyo wabisubiramo mama wawe kugira ngo ntaza kubimubwira turi mu cyumba akavuga ko ndi kumubeshya cyangwa ari byo nahimbye kuko buriya abakobwa bakunda ba nyina babo kandi n'umubyeyi w'umudamu akunda abakobwa be nshobora kuza kumubwira ibyo wambwiye tutari kumwe akarakara akajya ngo nuko nkundi y'imfura yanjye Joyi urumva ariko Joyi we n'umundi ni imfura yanjye noneho rero musobanurire ma atanyine papa none se kurakaye oya ntukarakarira imfura uri bucura ndakubaha ndakwemera ariko buri imfura ni nziza kurakaye kibondo ntukarakanira imfura kandi mpora mbikubwira nko gantu ifura ry'uba nawe nuko aryamye kuri se nawe teta ni papa wawe nta kibazo nibyo Marata kankwibwirira rato yarangi papa naye nawe mubwiye mbere ndamubwira reka tuzajya ahantu uzongera nsohokane ukuntu wansohokanye na mbere mubwire nyine ari ikintu nshaka kukubwira nyine atujyana handi yigize kutugurira inkoko urahibuka yego nyine ndamubwira pa rero nanjye nabonye sheri nyine ambaza icyo akora ndamusobanurira ndamubwira ni Dr. Arasi Hashka yego iyo nkuru iraryoshye ni dogiteri yego iraryoshye azajya tuvura ariko noneho kibondo ariko noneho ugiye kuba uriho ndi umusaza icyo nshaka kukubwira waganiriye na madamu wanjye reka mubwire mama w'abana buriya urabona ko buriya n'ubundi amafaranga ajya ahantu hari rwose umukwe w'umudogiteri urumva ko bizahita bihura na gahunda zose mba mfite nta kibazo ikibazo cy'umugongo wanjye kirakemutse nibyo igitekerezo cyane cyanshimishije na papa wanjye sibyo nibyo ariko nibyo mu muco wa kinyarwanda urabizi umukuru aba ari mukuru yewe sibyo umukuru aba ari mukuru ukuvuga ngo ufite sheri na mukuru wawe nawe afite sheri sibyo ariko wibuka ko umuntu mukuru niwe ubanza bucura agaheruka nkuko yabanje kuvuka akakutange kubona izuba nawe ukaza ndabihakanye ko buriho ndabihakanye uzazana umukobwa mbere akamungeza akamunyereka ngiye bakobwa banjye nigiye gutegeka hano iwanjye niwe nzakira mbere erega pa nta kibazo twanabukorera rimwe oya rimwe ntabwo bishoboka none se nzakuwihorera ko mukuru wanjye turabiganira na papa turabiganira dadi mwari mumamagaye urabizi nubwo uri bofure ndakubaha kandi ndagukunda sister nawe ndamukunda mwari mumamagaye ntabwo utanyubaha n'abandi baranyubaha ariko nanjye ndakubaha kuko mushiki wawe buriya tubanye neza icyo nicyo kintu cyambe kigomba gutuma nkubaha noneho akubwire ikintu nari nkuhamagariye
kuko buriya ikirori cyangwa ibirori ibyiza ni ngombwa kubisangira n'umuryango wawe. Mu butaha burananye nzahamagara barumuna banjye bakuru banjye kuko yambwiye ati yewe ntabwo ibingibi twabikora tutabwiye musaza wanjye. Oya nibyo kabisa. Nagize akazi kenshi niyo mpamvu. Wagize akazi kenshi. Nagize akazi kenshi urabizi akazi nkora nako gutwara indege. Yego. Nananiwe cyane. Wari uri Rwanzo mu Bushinwa? Umva cyangwa wari wagiye i Dubai? Maze iminsi naniwe umutwe usigaye waranyatatse muri iyi minsi. Nanjye nenda kugura indege muri iyi minsi buriya tuzabihuza turebe ko bivamo. Erega kuba uriho. Impamvu nemeye kutwara mushiki wanjye ni ukuri umuga. Oya ndi umukire n'abandi barabizi nge ndi umukire. Ngiye kuba uriho abantu bose barazi ndi umukire njya kurangura za Dubai mu Bushinwa, Rwanzo, USA, Burayi, Canada. Nge baranzi nge kuba uriho. Cyane. Niyo mpamvu rero mwarimo mpamagaye. Ndi umukire kabisa yewe ndi umukire nta kibazo. Hanyuma madam urabona ko uyu ni musaza wawe ariko aratwubaha. Niyo mpamvu nawe yavuze ngo mwubahe mubwire ibyo tugezeho turebe ko nawe yishimira iterambere ryacu. Rega kuba tugiye kubona umukwe wize w'umuganga w'umudogiteri urumva ko giye kubura izina ryanjye rigiye kuzamuka rijye hejuru. Mukwe muganga umudogiteri w'umukire wize. Yego nyiriga Imana ikomeye mushiki wanyu noneho reka nkubwire nahana Imana itakura umuntu nahana Imana itamugeza. Yego buriho rwose nahisemwa neza mumize nkuneza sister. Uko bihagaze rero abana batwicaje nk'ababyeyi babo baduha ikiganiro baratubwira bati rero papa nawe mama urabona ahantu batuzanye ahantu haryoshye hitaruye mbese hari umwuka mwiza. Rero baratubwira bati babyeyi bacu nkuko mwaduhaye umwadutoje umuco mwiza mukadurihira amashuri mukaduha ubuzima natwe turashaka gukora ku marangamutima yanyu namwe mukishima tutikagira impuhwe. Buri wese ati umwe mfite fiancé undi ati mfite fiancé mbese nibyo byishimo turimo hano. Umva niyo byishimo kabisa. Ubwo rero turavuga ati nta musaza wanjye nsaba umutware mfite musaza wanjye nkunda nawe urabizi ngomba kumugezaho iyi nkuru tukishima. Oya waranabimbwiye urambwira uti mfite musaza wanjye utwara indege ati sinzi namba ari inaha ariko nagaruka nzamuhamagara maze ko ari inaha ati ntago yabyanga kuza. Ni byiza rero ntabwo ajya asuzugura rero Imana irabihuje nyine ihuza nuko nawe ari mu Rwanda. Ubwo rero muvandi nibyo byishimo twagira ngo ahubwo ngize icyifuzo murakoze cyane ngize amatsiko ameze ati murambabariye mukabwira bano bakobwa bagahamagara bano basore. Oya byarangiye igihe mfite umukwe babiri babahamagaye maze ubundi umusaza udashaje ufite abakwe. Ati iyi ni inkuru nziza rwose. Iyi ni inkuru nziza. Nta kibazo turabahamagara. Nyuma ndi kwihuta na musaza wanjye nawe ababone ntacyo bitwara. Nawe ababone uno muntu mwitabe ugiye kunyoborera kontineri zanjye hanyuma komera sha umaze kuba umugabo rwose usuhuza n'amakontineri aho urumva ko mu minsi iri imbere tugiye kujya dukorana ntange komande nawe mutangira komande ku ruganda kuri ubu Tanzania nkutangira komande ku ruganda. Urakoze cyane urakoze cyane. Hanyuma icyo nari ngiye kuvuga kindi nuko igitekerezo ngize ngewe nemeye ko aho bazicara abo bakwe baje tugiye guhura nabo ibyo bintu bazatwicaze tunabarebe ndemereye kugura icyo kintu cy'uwo munsi bashaka bose. Madamu wabyumvise ura rero nicyo nagukunda nanjye niyo mpamvu nshaka umukobwa w'umukire. Buriyo washatse umukobwa w'ahantu hakize hiyubashye ni nayo mpamvu uyu nguyu nawe nanjye nagushatse abakwe b'abakire nanjye ndabakeneye kuko urumva ko nibyo nari kwishyura bakonsoma uyarabyishyura uri umugabo rwose uri umugabo.